Dore ibyo twibeshyaho mu kuba abakristo. Abantu bamaze gukizwa, bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, iyo badasoma neza ijambo ry'Imana ngo barisobanukirwe, hari ibintu byinshi bihezaho, bityo bikabateza ibibazo bikomeye mu buzima. Abapasiteri benshi bakunze kwigisha ubutunzi nk'igikoresho gikomeye cya Satani, bityo nta mukristo wagakwiye guhora yiruka bushaka. Nyamara iyo turebye muri Bibiliya, usanga hari abagabo bakomeye bagiye bagirana umubano n'Imana ndetse ukomeye, kandi bari bafite ubutunzi bwinshi. Muri abo bagabo harimo umwami Salomo, Aburahamu, Isaka, Yakobo, Yosefu ndetse na Yobu. Abo bagabo bose bakoreraga Imana kandi bakayumvira mu gihe bari bafite ubutunzi bwinshi muri icyo gihe. Si kuko ntiwaba umukristo kandi ufite ubutunzi ngo bishoboke? Muri Yobu igice cya 42 umurongo wa 10 aravuga ngo yaba agisabira bagenzi be, Uwiteka ahera aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Imana ntishobora kubwira ibizatuma utayibonera umwanya, kandi murabona ko Yobu Imana yamuhaye ubutunzi ndetse bwinshi. Bisobanuye ko mu gihe umutima wawe wegereye Imana, ubutunzi ntacyo bwakica ku mubano wawe n'Imana. Impamvu abantu bamwe iyo babonye ubutunzi bajya kure y'Imana, ni uko bahita bashyira ubutunzi hejuru y'Uwiteka. Mu gihe umukristo wa nyawe niyo abonye ibintu byinshi, aberegeza Imana akayisaba kubigenga. Nk'igihe umwami Salomo yajyaga ku ngoma, aho kugira ngo yitware nk'umwami atangire kuyobora, ahubwo yaciye bugufi imbere y'Imana. Mu bami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 9 aravuga ngo nuko rero uwo mugaragu wawe umutima ujijutse ngo ushobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo umenye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubwoko bwawe bukomeye imanza? Ariko muri iki gihe abantu bamwe iyo bamaze kubona ubutunzi bahita bibagirwa ko Imana ibaho, ndetse ari nayo yabashoboje kububona, bityo bakabufata nk'ibigirwamana bakabusimbuza Imana. Nimba uri umukristo, uyu munsi tangira ukore kandi usenga Imana isaba kugushyigikira, maze nugira ikironka ntukakiratane, ahubwo jyana imbere y'Imana maze yereke umubyeyi wawe ibyo wabonye, umusabe kubikoresha mu buryo bukwiriye. Igihe ubutunzi bwawe ntibuzica umubano wawe n'Imana, ahubwo bushobora kuwongera. Igihe wumva kandi udasobanukiwe neza ijambo ry'Imana, senga usaba umwuka wera kugufasha, kuko niwe mufasha Yesu Kristo yadusigiye, nk'uko muri Yohana habivuga. Yohana igice cya 14 umurongo wa 26 aravuga ngo ariko umufasha ari wo mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, n'uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Nimba ubu butumwa bugufashije, andika muri komenti ngo Mana nyobora, maze busharinge abandi. Bisigaye worship. Imana ibahe umugisha.